Hari ikibazo mwabajije tuti hari mbere na ubwa mbere wabona ni wabaga wabonye amanota makeya. Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa L Scholars. Tugiye kubagezaho impinduka zabaye muri NESA cyangwa se ku bantu bize WDA cyangwa TVET mu mashami atandukanye. Nk'uko ngiye kubibabwira muri iki kiganiro, Minisitiri w'Uburezi yagiye abivugaho abigarukaho. Hari impinduka zabaye, hari uko babaraga amanota mbere, nk'uko mubizi amanota byarahindutse uburyo yabarwaga. Ubu muri systeme nshyashya yo kubara amanota hari ibyo bakuyeho, hari ibyo bongeyemo, ugiye kumenya ngo ni ibihe. Nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru ya scholarships available haba mu Rwanda no hanze, ndetse na internship opportunities n'izindi opportunities z'ingenzi tubona zabagirira akamaro. Niko kuri uyu ku musozo w'iyi video nabwo tutari bubure kubagezaho ama scholarships arenga 5 ari available ya abroad ndetse na hano mu Rwanda. Mube hafi nimucikanwe n'ikintu na kimwe muri iyi video. Bimwe mu bibazo tugiye gusubiza bamwe bari kwibaza, ndetse na Minisitiri w'Uburezi yagarutseho, n'ikibazo kigira kiti ese ubu gukomeza kaminuza bisaba iki? Mbese mbere ko bavuga afite amanota make ariko afite two principal pass yemererwaga gukomeza kaminuza, ese ubu byo bimeze bite? Nk'uko Minisitiri w'Uburezi yagiye abisobanura. Rero nejejwe no kuba uyu munsi duhuye tukashobora kuganira ku byerekeranye n'uburezi. Reka manze basuhuze abadukurikiye, abakurikiye ikiganiro, n'abasoma ibyo ikinyamakuru cyanyu cyandika. Rero uburezi mu by'ukuri, igihe nyakubahwa perezida yangiriye icyizere akanshyira muri uyu mwanya, ntabwo naje ari ukubakira ku busa. Hari abantu bari barabanje gukora akazi kenshi kandi gakomeye. Ibyo dukora byose rero twubakira kuri ibyo ngibyo. Rero nagira ngo mbanze mbashimire cyane cyane ubuyobozi bw'igihugu ibyo bwashoboye gukora muri iyi myaka 30 ishize. Ahanini iyo urebye usanga umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese ushaka kwiga ashobora kwiga. Iyi ni intambwe ikomeye ibihugu bikiya bigeraho, ariko ubu mu Rwanda umunyarwanda uwo ari we wese ushatse kwiga ashobora kwiga. Rero hari igihe tutatinda kuri icyo kintu kandi ari ikintu gikomeye. Njye ngabo bagira ngo ni ibisanzwe kubera ko bamazemo iminsi. Ariko ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu tugomba kunezererwa ko iyo ntambwe twashoboye kugeraho. Hari ikibazo mwabajije tuti hari mbere na ubwa mbere wabona ni wabaga wabonye amanota makeya ariko watsinze amasomo abiri muri yandi atatu ya combination, ni bya bindi bitaga two principal pass. Ngira ngo nicyo wabazaga. Ibya two principal pass twabikuyeho. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri akora ibizami ukareba uburyo yakoze ibizamini yafashe byose overall agatsinda, ariko atsinze ashobora no kujya muri university abishatse. Aho kugira ngo uvuge ngo hari umunyeshuri ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza. Ibyo twasanga biriye bit confusing, kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye, none se ubwo yaba yatsinze iki? So ubwo rero byo twavuze nuko ibyiza ari uko umunyeshuri atsinda overall, ariko yatsinda agashobora kuba yanakomeza amashuri ye. Nuko ibintu niko biteye ubu ngubu. Ese umuntu ufite munsi y'amanota 50% nk'uko yari yabaye faili, we byagenda gute? Yakora iki? Yafashwe iki? Umuntu ukeneye kuba yagira ikintu afashwa akaba yasubiramo nk'amasomo ye nibura akareba ko nawe yabona impamyabumenyi. Abatatsinze nanone ntabwo uvuga ngo ni watsinze ngo genda wimenye. Oya, hari uburyo twashyizeho bwo kubafasha. Umwana uza gusanga atabonye amanota ahagije kugira ngo atsinde, hari uburyo bubiri ashobora kwifashisha system. Icya mbere, ashobora kugenda agasubira mu mwaka wa 6. Umwana wese uzashaka kugira ngo asubire mu mwaka wa 6 yongere akaze umurego wo kwiga, tuzabimufashamo. Nta uzabishaka ngo abibure. Umuntu wese uzabishaka tuzabimufashamo. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari system y'abantu bafata ikizami batabifatiye mu ishuri, nyango bita candidat libre, avuga igifaransa nyango nuko babyita.
abana bazahita gukora ibikandida libre nabo ubu hari ibigo turakorana nabyo kugira ngo bizajye bifasha abo bana bifuje gufata iyo choice. Kandi natwe ubwacu nka ministeri dukorana na REB hari ama video azaba hari kugira ngo bafashe bitegure bakore iyo bongere bakore icyo kizamini nka kandida libre. So ibyo ni ibintu bibiri abashobora kwifashisha muri abo ngabo batashoboye gutsinda uyu mwaka. Ariko uko dukomeza kugenda ndagira ngo twumve yuko ari mu kwigisha, ari no mu kubazwa, ari no mu gutsinda tujya imbere ubu ngubu. Turasaba abantu ko babishyiramo imbaraga kuko uburezi nibwo tuzashingiraho kugira ngo tugere kuri Vision 2050. Iyo ntabwo dushobora kuyigeraho the skill levels cyangwa se ubumenyi butazamutse. Ubwo rero niyo mpamvu nagira ngo mbasangize ibyo ngibyo, niyo mpamvu turakaza umurego kugira ngo abana bacu bazajye barangiza bafite ubwo bumenyi n'izo skill level navugaga. Mukimara kumva ibyo Minister of Education yavuze ku bijyanye n'abantu bashaka gusubiramo amasomo yabo bakaba babona impamyabumenyi mu gihe bangari mwazibuze, hano nahise mbashakira ibyo bigo nk'uko byatangajwe na NESA, bimwe mu bigo biri gutanga izo serivisi za coaching zo gukocinga abantu bashaka gusubiramo, bakaba bari gusubiramo bashaka gufashwa kuba babona impamyabumenyi mu masomo yabo atandukanye. Icyo wize mu buryo butandukanye, hano ushobora gusangamo ikigo gishobora kugufasha, ariko n'ibigo hari n'ibindi bigo byinshi bitandukanye bitari hano kuri uru rutonde NESA yatanze bigenda bitanga izo serivisi. Mushobora kubegera bakabafasha cyangwa mukegera ku bigo mwigagaho ku bantu bashaka gusibira, bashaka gukomeza amasomo nk'abanyeshuri basanzwe atari aba private candidate. Mushobora kubikora bakabafasha ku bigo mwigagaho. Izo no bushini zose zishoboka, nk'uko Minisitiri yavuze ko mutazabura kubona ubufasha bwo kugira ngo mube mwasubiramo mubone amanota akenewe mu rwego rwo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. So nk'uko nabibasezeranyije ko ku musozo wa video ndi bubagezeho scholarship ziri available. Hari abantu bazumvishe bwa mbere, hari n'abasanzwe bari kuzumva ko ziri available. Duhereye mu Rwanda hari gukorwa application muri University of Rika ni university ikora ibintu ifite program zijyanye n'ibintu by'ubuhinzi. Abantu bari interested bayegere ibafashe. Hanyuma hari na university yitwa East African University, iyo nayo ni university irimo options zitandukanye, namwe abantu bashaka ko babafasha mugende babafasha. University of East African Rwanda iriya nayo ni university iri gutanga scholarship, ikaba isigaje iminsi mike ngo igere kuri deadline. Hasigaye iminsi 4. Niba utarayikoramo application ihutire kuyikoramo application. Niba ushaka amakuru yisumbuyeho ushaka kunyandikira kuri email nkagufasha kuyisobanukirwa biruseho, ariyo scholars1@gmail.com. Ikindi tugeze kuri universities ziri gutanga scholarship abroad, hari Hungary iri gutanga scholarship abroad. Musuye channel yacu mwasanga twatanze uko application ikorwa step by step kuva kuri step ya mbere kugeza uko submission. Ku mwanya wa kabiri hari iyo bita China Government Scholarship. Iyi ni government ya China ku bufatanye na government y'u Rwanda bari gutanga scholarship ku bantu bifuza kwiga amashami atandukanye. Ku mwanya wa gatatu uraza gusanga hari indi university yo muri Mauritius, ni university nayo iri gutanga scholarship ku bantu bifuza kwiga amasomo atandukanye muri Mauritius. Nayo ni university iri gutanga scholarship nziza cyane. Niba ari ubwa mbere uri kumva izi scholarship tuzivuzeho, wajya muri video twakoze twagiye dusobanura amakuru menshi twerekana nuko application zikorwa muri ayo ma universities. Ikindi niba ushaka gukora application nanone hari indi university
iherereye muri Cuba, hanyuma guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na government ya Cuba naho hakaba ari gutangwamo scholarship ku bantu bize ibintu bijyanye na biology babifuza gukomeza mu bintu bya medicine. So abantu bize amashami yandi asigaye atandukanye muri izo universities nagiye mvuga, mugende mureba, harimo amabushenezi menshi ari related n'ibintu mwagiye mwiga.